ariko mu byo twahuye nabyo ngira ngo mvuge ikintu kimwe. Ngira ngo murabizi mu mvugo isanzwe iyo utotejwe kenshi umuntu akakwirukankana agutoteza agera akakumara ubwoba, ugahagarara ugahangana nawe. Abanyarwanda, u Rwanda twaratotejwe bihagije, twashize ubwoba. Usibye ariko ko n'ubundi tutigeze tubugira. Ibyo muhura nabyo byose, ibyo mubona, ibyo mwumva, ibyo u Rwanda ruhura nabyo, iby'imvugo, uko tuvugwa, uko duharabikwa, na bamwe si benshi, hari abantu bandi benshi batari n'Abanyarwanda b'inshuti z'u Rwanda, bafasha u Rwanda, tubana nabo, dukorana nabo, ibyo turabibashimira. Ariko abandi nagira ngo mbabwire nyine ko ntabwo batwigeze tugira, nubwo twari dufite, niba bwari buhari bwarashize. Imvugo ni imwe, intego ni imwe, ni ukwiha agaciro tukagaharanira bidasubira inyuma. Nagira ngo nshimire Abanyarwanda bose ko uru rugamba nta n'umwe utararwitabiriye. Uhereye no ku buhamya twahawe mu mwanya washize, buriya nabyo byari urugero rw'ukuntu buri munyarwanda wese aho ava akagera yagiye kuri urwo rugamba rwo kwibohora, rwo kubohora u Rwanda, rwo kwiha agaciro. Dukomeze rero dukore, twiha agaciro, ibikorwa bivugira u Rwanda bituvugire, ubwabyo byivugire. Naho abashaka u Rwanda kuba nk'uko barushaka ntibishoboka. U Rwanda ruzaba nk'uko Abanyarwanda barushaka. Tugomba kuba nk'uko tubishaka, ntabwo twaba nk'uko abandi bashaka ko tuba. Niba hari n'abatwifuriza neza, kandi barahari benshi batwifuriza neza mu byo natwe twifuriza neza, ni ugufatanya rero, kandi n'ibyo bijyanye no kwiha agaciro. Uyu munsi nanone twibuka abo bose bagize uruhare runini
mu kugira ngo igihugu cyacu abanyarwanda bose bashobore kwibohora, n'abari barayobye bashobore kugaruka mu nzira nziza ibabereye kandi ibereye abanyarwanda bose. Ku isonga hari ingabo z'igihugu. Izi ngabo mureba hano uyu munsi n'abandi zihagarariye benshi batanze ubuzima bwabo. Abatakaje ubuzima kuri urwo rugamba nagira ngo mvuge ko bitapfuye ubusa kandi bitazapfa ubusa. Niyo nshingano rero twese dufite nk'abanyarwanda kugira ngo uru rugamba rwaduhenze ku buryo bukabije rube rutadupfira ubusa, ahubwo no muri kwa gutotezwa, no muri kwa guharabikwa, no muri kwa kuvugwa uko tutari, tubivanemo kandi duhore tubivanamo imbaraga nyinshi ahubwo zituma kwiha agaciro birushaho intambwe, nibwo kwibohoza byaba bidapfuye ubusa. Ndashimira abanyarwanda bose kuri uru rugamba barwitabiriye, nta n'umwe wasigaye inyuma, n'abari basigaye inyuma bagenda bagaruka mu nzira nziza. Bityo rero twishimire ibyiza tumaze kugeraho, duharanire kubikomeza, two kwirara, ahubwo turusheho kureba ibyiza biri imbere dusanga no kubiharanira no kubikorera. Banyarwanda mwese rero nagira ngo mbashimire uyu munsi, twishime kandi kuko ngira ngo ntabwo byaba ari igitangaza ko abantu bagira umwanya wo gukora bakitanga bagakora ibishoboka byose, ariko niyo bigeze kwishima no kwishimira ibyo ugezeho, nababwira iki? Mujye mwirekura. Muri uko kwirekura nabyo twongere tubivanemo izindi mbaraga nyinshi zituma ibyo dusigaje gukora nabyo tubikora kandi tukabigeraho neza. Ntabwo ndi bubatindire. Ndabashimiye mwese, ndabashimiye ubwitange, imyumvire myiza, gukora neza no kwiha agaciro. Murakoze.